waduhaye mana mu mwandu uguruka ku mana hari umuntu ufite ikirimba kibuzuye iyo bazengurutse ameza bameze nk'uduti twiza twaherayo abana n'umugisha kibuzuye iyo bazengurutse ameza bameze nk'uduti twiza twaherayo abana n'umugisha mucyo mwiza bamuriki Yesu bereke inzira nziza bashobora guhinduka kuko n'abantu ariko bana bacu mwumve icyo twabonye Imana niyo yonyine itagihinduka isaba bike ikaguha byinshi iguhitiramo ibifite umumaro gusa nibugera naho mubitinze bana bacu beza uzayirindire kandi nibugera mu mayira abiri mugashidikanya inzira munyuramo muzapfukame muyibaze izabayobora Yesu ni we rufunguzo rwa byose kanderega ntagikomeye Yesu ni we rufunguzo haleluya itugejeje uyu munsi Imana mwakoreye ababyeyi bacu Imana y'abasogokuruza turayizeye
iguha byinshi, iguhitiramo ibifite umumaro gusa. Nimugera naho mubitinze, bana bacu beza muzayirindire. Kandi nimugera mu mayira abiri mugashidikanya inzira munyuramo, muzapfukame muyibaze izabayobora. Kandi erega ntagikomeye, Yesu niwe rufunguzo rwa byose. isi irushaho kuba mbi, umugome wo mu isi umwijima nawe aratureba, afite umugambi mubi wo kutwica akatumaraho. Kandi erega si bwo bwa mbere babyeyi bacu tujya kuvuka nabwo